Wakomeretse bavuga ni nyir'umurenge no mudaso waguye hariya bakamuhondagura nibo tubasha kumva baba barakomeretse. Ya baramurwanyije nyir'umurenge agarutse n'abadaso ngo baze yenda babe bakoresha inama babaze cyabateye ibyo nkaho bagumye hamwe ngo bumve icyaje bashakira nawe bahise bamurwanya amabuye aravuga inkoni ziravuga ibintu birakomera. Hari rukasa abayobozi umukuru w'umurenge yakatiye kuri ya rugo gutya muri aka gahande aragenda witwa Patrick yafashe ibuye abari kubisa umukuru w'umurenge ari munsi ya biriya bishyimbo. Umukuru w'umurenge urumva arimo arakizwa n'amaguru namukubise ibuye ku munwa numva ko go yakutse amenyo bamwe bavuga karabiri abandi bakavuga karani. N'ubu ngubu twebwe tuzi kari kwa muganga niko twumva. Yarakubiswa arataha na nyir'umurenge adugaruka nawe arakubitwa we yari no kuhagwa agize amahirwe tugeze amahirwe tubana wenda abagenda nawe kugenda nabo badasubagendaga rwose birukanka bahunga udafite nyine akagwa bagahuragura kubyuka n'inyagasani. Haje abadasabiye kuri moto aho ngaho bibukanana nibiba bambaye uniform nibibando n'amabuye reba babanyujije hanga baguruka nyuma aho nibwo haje itifu umurenge nabandi mu zindi nzego tutazi rwose reba bakuye hariya babakubita babazamuye aha reba bagejeje ahantu hirya hanga gatoya n'amabuye n'ingoni bacika biruka. Babahungu nabo bahise baza bihuta cyane bafite ibihiri ubwo barangije n'amabuye baratera nyir'umurenge agisohoka muri urwo rugo. Nanjye ubwo urumva byarako nabonye baje gutya nijya n'indi mu muhanda nanjye mpita nirukira kuri ya rugo nsa n'uwihishe gutya ngo nanjye buye ritamfata. Ubwo nagiye guhita mbona nyir'umurenge ahise agaruka gutya yifashe ku muntu yapfutse ku muntu yirukanka. Ubwo inkera gutabara imwe nayiza yiruka igwa hariya iriya myendiri iguye maze abo basore babiri baramuhuragura nyine inkori nyinshi sinzi ukuntu yinyorogotoye agiye kugira imana abona arabyutse arongera arirukanka. N'uwaryama yaryama cyangwa n'uwagira ibyo imikorere wese yabasha gukora ariko mu mwanya batarafatwa ariko nyina akagara kabigiramo uruhari mu buryo bugaragara kuko ngiye mbona ko basa ngaho banakuranaga. Nk'ubu nk'abantu bafunze rwose mu abantu bazira akarengane barakumunzuye ikiruka umugabo wese ubundi ntawacikaga ntawagendaga. Umwanzuro rwose ni ukutuvugira bikagera kure byagera ku mukuru w'igihugu. Turasaba ubutabera kuko abaturage turaharenganiye nk'ubwo urwo rugo rwangaje ya feri baraza batwara abantu benshi n'umuntu wirirwa nko mukaza gataha ninjoro akaza bose abantu batwaye ababyeyi n'abana babo batwaye abasaza batwaye abagabo kandi bazira ubusa ba nyir'icyaha ubu bibereye ku mudendezo barimo barigaragambye. None se ubu njye utanze amakuru nshaka kujya kwahira hano hepfo bahantegeye bakahita banyica. Byapfiriye ku kagari byarahapfiriye ku buryo uwo muntu kuba yanakoraga hari igihe nyirakagari yabyutsaga mutekano na mudugudu baha nabo mu yindi midugudu ashinzwe bakajya kumena handi aha ntahaze. Twasaba imbaraga izindi mbaraga urwo rugo n'abantu babo bagashakishwa n'abakoze ibyaha n'ababakurikiranye bamwe na bamwe bafite inkoni bamwe namwe twarabonaga bagafatwa bakahanirwa na shefu wabo ari we nyir'urugo bagenderaga. Icyo dusaba ni ugusaba wenda ubuvugizi ko mwatuvuganira abaturage tukavanwa icyo cyashi kuba ntacyo twakoze wenda ngo tutabare abayobozi ntabwo gutabara abayobozi n'abafite imbunda barimo bariruka we muturage ujya imbere y'abasore nk'uko kandi utekereza ko abayobozi bamara kuhava baba n'undi musigana wowe ukabura aho urara naho wagana. Bageze ahantu hari hakurya bumva ahantu ngo hari inzoga. Iyo nzu bari bengeyemo inzoga nta bantu bayibagamo binjiyemo basangamo amadomora agera muri 3 manini maremare n'amajerekani. Ubwo nanjye kwa ko nari nzamutse nje guhemba bamfashije kugira ibigori nasanze iyo nzoga bamaze kuyimena. Ubwo mu gihe bamaze kuyimena amadomora bayatereka hariya. Uwo mugabo kwa ko n'igihe cyose rero twahoraga tumutinya n'abahungu be iyo wakoraga akantu bamutangira n'amakuru abahungu be bakaguhiga bakabaguteze bakakugirira nabi. Twese pe baravugaga ati mudutwaza amadomoro twese tukihinda tukavuga ati ubona tuyifashe aradutera aratwica. Byarangiye rero koko amadomoro abayobozi aribo bayisukumiye bayasukuma mu gihe babonye bayasukuma bagiye kumva bumva amabuye barimo barabatera. Ubwo abayobozi barabayobera barikinga ahantu bagatera shwiya cyakora yenda bageraho polisi iraza barananirwa amadomoro bageze ubwo bayazana imodoka bari bazisize hano amadomoro bayinjizamo baragenda bazana n'izi safuriya sinzi ngo umwana w'ikirara wayipepuye bari bayihaye ntiyayigeza hayigeze ubwo nyine urumva nabagaragu babo.
birangije rero baza kugenda nimugoroba rero ubwo nanjye nari mvuye gushyiraho shitingi ku bigori ndaza nkigera hariya meya nyir'umurenge n'umukuru w'inkeragutabara Yosefu twakubitaniye hano imbere ariko muri inkeragutabara zigera muri 5 numva pe ntuza uwo muyobozi w'inkeragutabara bavuga na nyir'umurenge ati rero habaye ikintu kibi atari ku mwenda wanduye umuserwa mu gikari ati tugende tuganiriza abo bantu ayo magambo nariyumvaga arimo bayavuga ubwo abo bahungu b'uwo mugabo baje bihuta cyane n'ibikoni n'amabuye ubwo nyir'umurenge yinjiye mu rugo ruri hariya hari abadamu babiri bari barimo hari ahantu bari bicaye mu rugo rw'agacumba gahari barimo baganira yinjiramo ababwira ati nimuze tujye kuganiriza bariya abantu ko bazamutse basa nk'abagiye kubaganiriza bahungu nabo bahise baza bihuta cyane bafite ibihiri nk'ibyo mu kwa kane wa mugani ubwo barangije n'amabuye baratera nyir'umurenge gisohoka muri urwo rugo nanjye ubwo urumva byarako nabonye baje gutya nijya nindi mu muhanda nanjye mpita nibukira kuri rugo nsa n'uwihishe gutya ngo nanjye buye ritamfata ubwo nagiye guhita mbona nyir'umurenge ahise agaruka gutya yifashe ku muntu yapfutse ku muntu yirukanka ubwo inkeragutabara imwe nayiza yiruka igwa hariya iriya myendiri iguye maze abo basore babiri baramuhuragura nyine inkori nyinshi sinzi ukuntu y'inyorogotoye agiye kugira imana abona arabyutse arongera arirukanka ejo bundi habaye ikibazo cy'umuntu upima igikwanga ariko kandi yamaze igihe agipima abaturage cyangwa n'abaturage baturuka za Gisagara za Muhororo nta hantu bataturukaga ugasanga hari abantu baciye ikikutiro bapima abaturage bakajya kavuga ati ibyo bintu urimo ukora leta yanga ibiki ariko nyine ntibabure kujya kwica akanyota barakinywa da noneho rero ubwo bucya abayobozi baraza biyize mu gikorwa cy'ibigori hariya hakurya ubwo abaza kumva ngo imbyino babyina basinze nyine babyina noneho baravuga ati ko hantu habereye ubwo bukwe ni humva abaturage bahise basobanura cyari ahantu bari kumwe gikwangari nibwo baje bazamutse igikwangari barakimena bakimenyera bagipimaga baravuga ati ntabwo mushaka kudutwara ayo madomoro ntibyakunda barwanya ariko babande amadomoro baranga bakajya bihisha dore bihisha bakuru urugo ruri hano bakajya bihisha n'amadomoro bakihisha abo bayobozi ariko babasore umugabo afite abasore barenga 5 bamwe bagaturuka hariya hepfo abandi bagaturuka ruguru amabuze bakabayahuriza hagati twebwe duhagaze tureba ntabwo twari kubona ko dutabara kandi n'abayobozi ubwo barimo bakubitwa natwe bari kurara batwica tugira ubwoba ariko twabona nk'umwana tuzi uri mutera tuti ibyo bintu uri mukora nibyo ngo ngaho se gira icyo uvuga mbikwereke umuntu akagira ubwoba ntagire akabura uko atabara aba bantu bari hano dore bari begamye kuri urugo ruraha n'amadomoro bayahisha nyine kugira ngo babone uko bajya kuyuruza imodoka noneho barakomeza abana barasisibiranya bamwe bagaca epfo bagacarugura abandi bagacaruguru babayobozi nabo bagacaruguru bare batese bakaza bakatugatese abantu batera baherereye hehe tukavuga tuti muzenguruka inyuma y'iyo nzu niho bari bakazenguruka bakabarimutse bakajya handi none ubwo byaratinze amadomora baranga abandi barayabanisha bashyira mu modoka harimo abana babashije kugenda bari batabaje za Shyanda harimo ibirara by'Ishyanda nabo birimo baje kutera ino hano baturuka Ishyanda ubwo amadomoro bashaka kuyakura mu modoka kwe modoka abapolisi barabirukankana bamwe barata babasha gutwara isafuriya babana nyine babasha kwirukankana isafuriya noneho ubwo ngubwo twebwe babandi baje kubanesha b'imodoka barigendera haza kuza noneho abandi yenda nyir'umurenge yaje avuga ati nze kugira inama abaturage yenda mbaze n'igituma abaturage banje bakubise abayobozi nkaho baretse ngo twumve icyo ashaka kutwigisha ahubwo bahise baca imihini barakubita noneho ubwo ngubwo byari byarangiye abaturage bose bihinze urumva yari intambara bihinze bariruka babandi b'abayobozi nabo baragenda ariko bagenda bakomeretse ikintu cyatubabaje nuko ninjoro baje kazana abasirikare bo hejuru kaza babyutsa abaturage babaye bicaza hari bashyira ku mapingu babishiza bashyira ku mapingu barabatwara abantu batwaye bazize ubusa ahubwo bene ibyaha barimo barigaragambya nubwo baraza bagira uwo babona uzavuge ko wambonye ariko twagomba tukayataka tuti runaka twamubonye ntabwo twabona ko dufata umuntu aba afite n'icyuma akaba yakigutera ntitwabona ko dufata umuntu wabaye igikoko ku gasozi ubwo ngubwo rero
bakaza bakabyutsa umuntu mu nzu bakamushyira hariya gutyo, bukeye na mu gitondo babasha gufata abandi baturage benshi babicaza hariya, imodoka zirapakira zirajyana. Ubu mu mudugudu harimo umugabo mbarwa wabona kandi barengana. Uwo mugabo yarigize umuntu w'igisurere rwose, mutubabariye mwatuvuganira bari abantu bafunze mukare ukuntu mubarekura kuko bararengana, mugakoresha iperereza rihagije. Harimo abantu barengana benshi, abantu barimo dukekamo n'abana babiri babashije twabashije kubona ku manywa y'ihanga babikora abo bana batera amabuye bafasha abo bantu bene urugo nkaho hari inyungu babifitemo. Kuri twe mudukurikirana abantu bacu bafunze. Kuri kese yabaye ejo bundi rero byo byaturutse ku nzoga z'inkorano nyine uwo mugabo yapimaga. Ubwo rero bamaze kuyimena inzoga baratangira batera amabuye, bayatera meya w'akarere aritahira, ataha nyine bamuteye amabuye. Bigejeje nimugoroba rero nyine umurenge aravuga ati reka ngendenye bari abaturage banyengende mbigishe numve ko hari icyo baza gutoramo. Aje rero atarabigisha ntago barisa bigisha, ahubwo bafashe ibibando n'ibiti byose barahuragura. Meya yatashye avirirana amaraso, nyir'umurenge yatashye avirirana amaraso mu kanwa, yahitiye kwa muganga. Bageze kuri kaburimbo batega ambirasi mujyana kwa muganga. None kugeza ubu abantu baracyashakishwa ntibaraboneka, ahubwo dufite umutekano mukeya kuko nk'amakuru nk'ayo ngayo tugenda dutanga hari ayo ubutazi bakubaza wayibarwa ibyo uvuga bakaba barakujyanye. Nk'ubu hari abarimo bafunze kandi barengana, nk'abasaza barimo rwose ubona ko barenganywe, abana b'abakobwa ubona rwose ko nta kibazo bagize, nta ruhare bagize muri ibyo bintu. Ariko abangabo nibo twakagombye kuvugira kugira ngo babafungure noneho umutekano ukomeze, kuko iki gihe abo bantu bose bataraboneka nta mutekano tubona dufite, kuko ubuyobozi nabwo bwararakaye kandi ntabwo bwarakajwe n'ubusa. Wababonye wese barumva ko bamutura umujinya. None rero twebwe turasaba yuko bashakisha abo bantu bakaba ari bo bahanwa, ariko abafunzwe barengana bakarenganurwa. Harimo abafunzwe barengana ariko harimo n'abatarengana, kuko mu kanya gato turababona. Ariko nk'ubu ntiwahamagara inzego z'umutekano ngo nk'ubu nguramubonye waba wamuziritse se, ntabwo baza ngo bamusanga aho ngaho. Ibyo natwe koko badukoreye nk'ubutabazi bakaza izo nzego z'umutekano zikaza zikadufasha, kuko nk'ubu ngubu bagakwira hose. Kuko nk'ubu ndimo mvugira aha ngaha nshobora kugera hepfo nkaba ndahaguye kubera ko ntituzi aho baherereye, bakavuga bati wavugiye ibi niba aha naho, bakaba bananyica. Zero izo nzego z'umutekano nizo twebwe twifuza kugira ngo baze baducungire umutekano, babashe guhiga abo bantu kugira ngo tubashe natwe kubona umutekano. Ino tumerewe nabi, ino nta kuryama, kandi na mbere hose twabaga tumerewe nabi nuko nta muntu yabonaga naha ajya kubariza. Icyo gikwanga n'ubundi bamaga bakenga abayobozi batoya bagatanga amakuru, ariko tukabora ikidufasha. Utanze amakuru bakamuhiga, yaba afite telefone bagahurira mu nzira bakayimwambura, bakayihekenya sumukadi bakajugunya. Hari n'uwo yigeze kubatangira amakuru bamwambura telefone muri kaburimbo bamuhonda hasi, arangije ajya kubarega. Agiye kubarega cyakora barabigoragoza kuri RIB, wari wayimwambuye baramuhana bamuca 30,000 bya telefone n'ingendo yakoresheje gibutare gukoresha dosiye. Uwo muntu bamuhaye 40,000 ariko azira ngo yari yatanze amakuru yuko bapima igikwangari bari bakimye n'icyo gihe ni hambere. Ubwo urumva nibundi gihe cyose bo ubwabo nta wifuzaga ko n'abana batuye bacuruza utudiya, iyo batujyanaga aho bacuruzaga igikwangari babirukanaga, bo nibo bashaka kugira ngo babe ari bo bicururiza bonyine batunga amafaranga bonyine. Uwo bakubise ni umuyobozi w'umurenge, naho meya na DPC na goronome n'abandi bari baje mbere nibo babateraga amabuye, babanje kubatera amabuye. Ariko bamaze kubatera amabuye bo baje kurambirwa nyine bo n'imodoka bamaze gutaha birahizuka. Ubwo gukora indi ntambara bayikoze nimugoroba, nyir'umurenge aje nizo nkeragutabara baje nyine bavuga ko baje kubaganiriza. Simbavuga ko twaje bavuga ngo umwanda wanduye ngo umusera mu gikari ngo tugende tujye kubaganiriza. Ubwo twagiye tubona nyine nkaho bateze ngo bumve yuko baje kubaganiriza, bo baje bihuta baje kurwana nyine. Nuko byagenze.
abakoze ibyo nta n'umwe bafashe kuko bwakeye hakorwa inama y'umutekano, ahubwo baraza bamwe tubigenderamo twirirwa twicaye batwicaje baduhabije bati turabakubita mpaka mutubwiye. Ubwo rero ba nyir'urugo harimo ababikoze, harimo umugabo Nyabatwari we mukuru muri bo nyine bamwituza abakiriho Dionesiyo. Undi ni abahungu be harimo witwa Patrick, harimo Nayishimwe na Kazungu. Muri abo nta n'umwe urafatwa na James, ahubwo baje kujyana abantu bagira ngo hari babe batanga amakuru, ariko mu bo bafashe harimo umwana umwe nabonye ubwe wikubita iyo nkeragutabara hariya bita Korodi. Twifuza yuko abo bantu bagaragara bagahanwa, natwe tukagira umutekano rwose pe. Turifuza yuko rwose abo bantu babakurikirana bagahanirwa icyaha bakoze, natwe tukagira umutekano kuko natwe nta mutekano dufite. Ushobora kugenda gutyo kuvuga uti nasanga ari aho yihishe, genda nk'uko n'abantu bari bambona ndimo mvuga aya magambo, baza kuvuga ati twabonye runaka ari uvuga amagambo, bakaza kuntega. Niyo mpamvu nabanje kubabaza se nintanga amakuru nta ngaruka biza kungiraho. Ndavuga ni rero ubwo ko biri kose hari wagenda akavuga ati nabonye runaka ari uvuga. Ikibazo ufite urabona ikibazo cyabaye muri uno mudugudu wa Gakoni. Inzoga bamennye bazikuye muri ino nzu turebana, nkaba nari ncumbitse hari ahirya. Umugabo wanjye ni umunyagisenyi muri Ngororero, yaje acishuro n'umufundi, ntago yari yiriwe n'ahangaha. Ubwo yari yagiye gukora ahantu kuri bariyeri kwa Mukarukundo, yaraje mubwira ibyabereye mu mudugudu. Hanyuma turangije turaryama, abandi bagabo bafite wenda ibyo bishinja barara ku gasozi. Uwanjye aravuga ati ntabwo nishinja, ntabwo njya kurara ku gasozi. Birangije abapolisi ninjoro baraza baramubyutsa, nta nubwo barindiriye ko dukingura. Urugi bahise barukubita rugwamo imbere, arimo yambara ahita asohoka, bahita bamushyira ku mapingu baramujyana. Mu by'ukuri nkabaza tese ko atari n'umunyagakoni, iwaba ari wo muri Ngororero, ubwo yajya kuzira icyaha cy'umuntu wakoze w'Igakoni kandi atari uw'inaha ngaha, nawe yaje ari umugenzi yicira ishuro, akaba atanatuye kandi tukodesha. Icyo kintu rero nkaba numva mwankorera nk'ubuvugizi, ariko wenda atari nanjye jyenyine, ariko we mukamushingiraho ko ari umucumbitse yaje yigendera, ari iwaba ari muri Ngororero, atari yaniriwe n'inaha ngaha. Nkumva yuko atajya kuzira icyaha cy'umuntu w'inaha ngaha atanahavuka. Nyine abakoze ibyo byaha bikomeye nta muntu urafatwamo, kereka bene wabo nyine nibo bagiye bafata, ariko nyiri bwite b'ibyo byaha ntago barafatwa. Cyane cyane nk'abantu babyukije mu nzu, urumva ufite icyaha ntago wajya mu nzu ngo uryame kandi ufite ibyo wikeka, ahubwo abakoze ibyaha ntago babashije kubabona. Turahangayitse nese nk'ubwo bwake mu gitondo ntawe ujya kwikorera, utambutse bakamuzana bakamwicaza hariya, turirwa tuhicaye kugira ngo tubone ko dutanga amakuru. Abo basaza bajyanye harimo nabigeze kuba bari abayobozi, barayobora neza, nta kibazo kigeze kubaho, bakagenda babatinya urwo rugo nyine, n'ubundi bakagonza bagendera mu kigare nk'uko nyine ukicecekera ukagenda wibumbatiye kugira ngo urebe uko bwira bugacya. Ubwo rero ubundi ho noneho agwa mu mutwe, twabonye nta muntu uzakibagirwa. Birarenze. Jewe natunguwe nuko mbona agiye afashe gutya ku munwa yiruka. Ubwo ari amakuru dufite twumva tubwira yuko ngo bamukomerekeje, kuko jewe agenda afashe gutya ku munwa asubira inyuma yiruka. Naramubonye kuko nanjye nahise ngira ubwoba, nanjye nikinga hano, nanjye ngebuye ritamfata. Nta kindi nari gukora nk'umuntu w'umumama ngana gutya, yenda kuvuza induru he nari kubikora, ariko niko yivuza nanjye gahita bantera icyo kintu, nirindiye umutekano w'ubuzima bwanjye. Umuntu bakomerekeje ni nyir'umurenge n'iyo nkeragutabara bakubitaguriye hariya. Hanyuma meya babateye amabuye, ko amahirwe yabayeho nta n'umwe yafashe, kuko barikingaga ahantu ku nzu, batera nabo bakikinga, tugize Imana hari basa nk'abacogoye gakeya, nibwo baje
barataha. Ubwo rero nyiri umurenge niba yaraje kuva avuga ati rero ni mu rugo iwanjye reka njye kuganiriza bariya bantu numve igitekerezo bafite. Twahuye barimo bavuga ati umwenda wanduye umeserwa mu gikari, twahuriye hariya ndabyumva n'amagambo. Ubwo nibwo nabisikanye nabo bakomeza hariya. Mu gihe ntungwe nteye intambwe zingahe ngiye kubona mbona nyebutse mbona ibihiri n'amabuye. Nuko byagenze. Izo nzoga z'inkorano zahabaga ariko n'urwo rugo rwonyine rwazikoraga. Murakoze kuba mudutabaye tukababwira amakuru uko bimeze. Uwo muntu simba abeshyana aba babyeyi bicaye aha, sibyo? Yabanje kwica umugore w'iwanjye araguvurwa muri groupe ntiyaworoherwa, aza kugira turavuza umukecuru arangarapfa, kumukubita amukuye mu rugo, kumukubita amukuye mu rugo, arongera ubwo ntibyarekeye aho, arongera atega umuhungu w'iwanjye, barabiza abangabo baramwica bashyira mu mifuka yashyiragamo inyama, bamaze kumwica bashyiraho umusaraba. Ndatabaza gitifu agiye atanga amafaranga, ni umuntu w'ikihazi. Mukoze mwatabara abaturage. We yagendaga ngo nta kibazo, ngo naguze umurenge, ngo naguze nako ngo yari nk'ikihebe na bariyeri yayishyiraga ahangaha ntabwo ugira uva guhaha, bamujyanaga bakamugarura. Dore abaturage simba beshya, yishe umugore w'iwanjye, umugore turagenda turavuza, bagemura we yibera ngo apongo nta kibazo, ngo buri agiye kwaka kazi, arongera kubikizaho umuhungu w'iwanjye, baramwica bashyira kandi ku mwembe. Dore amazu ye nariya, noneho biyimba barawicicyo umuntu. Ndagenda ndavuza, ubu ngubu abaza Kigali ari ibintu akora by'agatendu, nta muntu wanyura aha ngaha hose yari yarahafashe. Ejo bundi yaraje, abayobozi baraje, sinzi uburyo bahanyuze bumva inzoga zirabanukira, nta wavugaga, yari yabacecekesheje. Bagiye mu nzu aho ngo yakodeje avuye iwe, basanga inzoga baragenda barazimena. Bamaze kuzimena abwira abo bahungu n'abajabe bose abakoresha ngo ntihagire, ngo niba batwara ziriya domoro, ngo ntihagire n'umwe ngera imbere. Bahuka abayobozi baragira, turamenengana turasubiriza, we yari yaraducecesheje nta wavugaga. Ubwo mutabaye abaturage nta kibazo, reba kugira ngo umuntu apfane n'abana nk'aba ngaba, apfane n'abakecuru, nta muntu uvuga. Abayobozi baje uwo munsi nibwo yabonye bagize bati idomoro bazitwagira abahungu we bamukorera, agira iki cyakoze sinahageze ahangaha, ariko baraje bashyiraho bariyeri. Yari yarigize kibamba nta muvugaga. Kuri ubu ngubu uretse Imana yonyine, iyo bafashe ise wabo niwe kirongozi, abandi bo bagira nta muntu wahagararaga ahangaha. Dore yashyiragaho bariyeri ahangaha ntihagire utambuka. Ni umuntu twayewe ko ateye, twayewe se yarasaze, twayewe tutusaze asara kuri tuba bari ahangaha ntaho bagiye. None se bana banjye ko mureba uko bimeze, reba umuntu ushaka kwicisha abangaba akicisha n'abandi bakuru. Dore abagabo bose ni hafi ya bose ko yatuyobeye, bose yarabacecekeje nta muntu uvuga. Wagira ngo uravuga ibyo babeshya ngo barafunze, amakuru barayatangaga, bayatanga. Umuntu wari waramushoboye ni umuntu wayoborwaga umurenge, dore yamufatiye mu matsinda. Iwe yari yaramushoboye, naho undi ubwo ngo dore nubwo yagiye arimo ibihumbi 200, bamuciye 500, atanga 300. Bati ntuzongera gupima igikwangari, ngo sinzongera. Aje noneho aragenda yiharira ari shyamba, nta muntu wavugaga. N'abahandi bazaga bose barabizi, n'abahandi bazaga, nta muturage wino shinja ngo yajya kunywa muri iryo shyamba. Yigize inyamaswa, nta nubwo ari n'umuntu wo kubabarirwa, si n'umuntu wo kugira. Yacururizaga mu ishyamba rya leta. Harimo ikibuga. Muri iyo minsi baza kumena izo nzoga. Mwebwe nuko dutabara mukagira tegereza umuntu ushaka kujyana n'aba, mukabahiga, ariko nta kibazo nimwe mufite ikoranabuhanga, bafite amafoto. Ubanza abahungu we badafite amafoto ari babiri. Ubundi yari yabashyize imbere, nta muntu wavugaga. Ari umukecuru bahutazaga. Dore nurebe uyu mukecuru bahuriye mu nzira, bagushaga hariya bati yabanje kwica umugore w'iwanjye, akurikizaho umuhungu w'iwanjye bashyiraho umusaraba. Barambwira bati umuhungu w'iwawe baramwishe. Kwandise
bamwambura n'amafaranga bamburaga ku manywa abo kwandisa bati yitwa Nyabatwa Dionisiyo yitwa uzaba akiriho Dionisiyo ni ryo se izina rya se na nyina byaratuyobeye yimba ateye nk'abantu yimba ari igisimba n'ubu ngubu mushobora guhura ubu ngubu bwo wumva ngo turavuga mukanya ngwiki akatumara ni n'inyamaswa igira ibyirya n'ibyireka ni inyamaswa mu ishyamba byaratuyobeye cyoteze yo n'ubu kugira ngo mbe sindagira gutya nabwiye abana biwanjye nubwo bimeze gutya ni muhunge igihugu ni kinini babi Kigali baba za Kigali usanga babaza bateze uwo musaza waracyariho ye nabibonye gutyo nta kintu mutira nta cyantira nta uhura n'undi ngo avuga ngo wiriwe cyangwa waramutse ndavuga nti uriya w'inyamaswa nagereye bana sinamukenera ngo ngende ngira icyo mutira mutwara si wowe ntavuga uyobora umudugudu nk'umuyobozi w'akagari we rwose cyane kuba yabaga nawe mbega umuyobozi w'akagari cyane igihe mbona nawe kuko ari igihe yazaga ino barimo bapima iyo nzoga agakoresha inama y'inteko kuwa kabiri agasiga barimo bapima akaza kubwira abantu ngo nibaze mu nteko usize abantu bapima ntubakingishije uhise ugenda ngo ujyanye abantu mu nteko nawe asa n'uwabatinya ubwo rero akaza ntabwo wamenye impamvu n'igituma kuko ni gute wasanga abantu bari bakora ibintu hariya ntusohora abantu bari mu nzu ngo muze tugende mu inama y'inteko ni inshingano ya leta dusanzwe tuzi ugasiga bibereye aho ugafata nkanjye unsaza ngo tugende unshishikanya vuba vuba abandi bari kwinywera iyo nzoga ubwo se ukumva yuko uwo muyobozi we atabaga biri inyuma n'umuyobozi w'akagari rwose yabaga biri inyuma ubundi uriya mugabo afite abasore ku buryo nanjye bangabye igitero naje kwibonera uduce dukeya samwishingira akantu k'akabari gatoya Karekezi Felix ubwo umwe mu bahungu we yashaka gucuruza biba ngombwa yuko ngewe bangabaho igitero gucuruza ndabihagarika ako byarangiye hari abavunitse amaguru hari abacitse intoki kuko nyine abacitse birazwi naragiye mba mu misozi ndahunga fata umugore ndapakiza fata abana ndajyana harimo abahungu be harimo nawe inama nize n'umuryango nuwe ubwo nyuma y'amezi 3 naje guhindukira umudugudu atavuga hano atavuga abo bantu irondo ryaravuyeho ritararwa nabo basore ubwo nibwo akazi kakomeje kuri uwo mugabo agumya agenda akorera amafaranga muri ubwo buryo gucuruza inzoga ibyo byabaye aho ngaho kuri kese yabaye ejo bundi rero ibyo byaturutse ku nzoga z'inkorano nyine uwo mugabo yapimaga ubwo rero bamaze kuyimena inzoga baratangira batera amabuye bayatera meya w'akarere aritahira ataha nyine bamuteye amabuye bigejeje nimugoroba rero nyine umurenge aravuga ati reka ngendenye bari abaturage banyenyene mbigishe numviye ko hari icyo baza gutoramo aje rero atarabigisha ntago barisa bigisha ahubwo bafashe ibibando n'ibiti byose barahuragura meya yatashye avirirana amaraso nyir'umurenge yatashye avirirana amaraso mu kanwa yahitiye kwa muganga bageze kuri kaburimbo batega ambirasi mujyana kwa muganga none kugeza ubu abantu baracyashakishwa ntibaraboneka ahubwo dufite umutekano mukeya kuko nk'amakuru nk'ayo ngayo tugenda dutanga harayo ubutazi bakubaza waye bari kubyo uvuga bakaba barakujyanye nk'ubu hari abarimo bafunze kandi barengana nk'abasaza barimo rwose ubona ko barenganywe abana b'abakobwa ubona rwose ko nta kibazo bagize nta ruhare bagize muri ibyo bintu ariko abangabo nibo twakagombye kuvugira kugira ngo babafungure noneho umutekano ukomeze kuko iki gihe abo bantu bose bataraboneka nta mutekano tubona dufite kuko ubuyobozi nabwo bwararakaye kandi ntabwo bwarakajwe n'ubusa wababonye wese barumva ko bamutura umujinya none rero twebwe turasaba yuko bashakisha abo bantu bakaba ari bo bahanwa ariko abafunzwe barengana bakarenganurwa harimo abafunzwe barengana ariko harimo n'abatarengana kuko mu kanya gato turababona ariko nk'ubu ntiwahamagara inzego z'umutekano ngo nk'ubu nguramubonye waba wamuzira isese ntabwo baza ngo bamusanga aho ngaho ibyo natwe koko badukoreye nk'ubutabazi bakaza izo nzego z'umutekano zikaza zikadufasha kuko nk'ubu ngubu bagakwira hose kuko nk'ubu ndimo mvugira aha ngaha
nshobora kugera hepfo nkaba ndahaguye kubera ko ntituzi aho baherereye bakavuga bati wavugiye ibi niba aha naho bakaba bananyica zero izo nzego z'umutekano nizo twebwe twifuza kugira ngo baze baducungire umutekano babashe guhiga abo bantu kugira ngo tubashe natwe kubona umutekano. Ni muri izo hano niho yengerwaga ariko igacurizwa mu ishyamba. Cyakoze gitifu ngiro usanga we byarabishoboye w'umurenge ariko haviriyeho hagiye ahandi byo byahise binanirana. Ejo bundi rero ngiye ibintu niboneye n'amaso yanjye nyirakarera kubitwa sinabibonye sinarimari ariko nyiri umurenge n'abandi bagabo bari kumwe n'abandi badasunye narabibonye. Zari zihari zarakubiswe kinyera gutabara zarakubiswe pe. Nyiri umurenge yakubiswe n'abahungu uwitwa Patrick, uwitwa Ishimwe, uwitwa Cedric, uwitwa Korodi n'undi witwa Niyosenga. Abo bantu nge narabonye n'amaso yanjye bafite inkoni. Abo barabakoze harimo abahungu be ariko harimo n'abandi ku ruhande. Abonye narabiboneye. Kwaye turi hariya n'abandi bantu twaje kuvuga ati kuko abayobozi mwabaretse. Ahubwo twe tubona n'ubundi baramara kugenda nako tubona aho turara cye twirirwa. Twaceceka ko nabayirwanaho baragenda birarangira. Dere ikintu dusaba ubuyobozi. Aho bantu bashashikishwe bafatwe bahanwe n'ubuyobozi abantu bafunze bazira ubusa kuko nyuma yaho haje kuza abapolisi abantu barapakirwa bajya gufungwa barafunzwe. Hari abafunzwe batanywe iyo nzoga, hari abafunzwe bamaze iminsi bavuye i Kigali, hari abafunzwe batabaga inahanga bose babigendeyemo. Bashakishwa nk'ubuyobozi bagafatwa ubundi abaturage bakitahira uko bari kurengana. Muri abo bantu bafashe bagize mu ruhare harimo abantu babiri uwitwa Korode n'uwitwa Niyosenga. Urumva hari umutekano dufite ko nta mutekano ujya vuza indura avuga ngo umbe yuko rero nanjye umuturage hirya ibyo nanjye byagizeho ingaruka ariko ngiye mbasha kwivira mu nzira ndahunga kuko nanjye cyo natakayije byinshi ariko ibyo ngiye narabyirengagije nyine kuko nabonaga nta kwinye nabigenza. N'uwo muryango w'umusaza witwa Nyabatwa bitewe n'abantu babaga yifitiye bitewe nuko abagaburiramo bakarya bakanywa byagezaho ngo ku buryo yenda nk'umuyobozi w'umudugudu ndibuka icyo gihe hari n'irondo nanjye nayo ndimo byagezaho bwate icyo kidacye tuzagifomoza ayo makuru arazwe mu mudugudu. Icyo gihe yatanze n'amakuru yabwiye gitifu w'akagari na gitifu w'umurenge ngiro usanga aribwo yahise akaza ingamba. Icyo gihe ngiro usanga yaraje cyakoze bamwe arabafunga nyuma baza gufungurwa no kwinzo kuzicuza biba bihagaze ariko nyuma hagiye nyine byahise byongera biriyongera. Yarazaka akiza yabashije kuza icyo gihe twari duhari nanya kagwa ndimo nkangwa singiye kubabeshya asa nk'utuganiriza ati ntagiye umuturage wirukanka muhame hamwe ati wa mugabo we ibintu wabiretse timwe abaturage mwe ibintu kari bibi nimeze gutyo byose ari bibi mwabiretse ati ndagiye nyuma yaho bizaba amahane. Twari tumuzi rero yaratuwa naza rwose akoresha n'inama tumureba tumuzi ngo bamukubise babizi ko niba banabyiteguye kuko n'ibintu babitoje kuva kare kuko babanje meya nyuma haza abadaso babiri haje abadaso babiri kuri moto aho ngabo bibukanana n'ibiba bambaye uniform n'ibibando n'amabuye kugeza na moto bavuga ati izi moto zacu mfanye nimuzimene de babanyujije hanga baguruka nyuma aho nibwo haje gitifu umurenge n'abandi mu zindi nzego tutazi rwose dere bakwiye hariya babakubita babazamuye aha dere bagejeje ahantu hirya hanga gatoya n'amabuye n'ingoni bacika biruka n'amaguru kuko bo baraje baravuga ati baturage ni muze tujye inama kuntu umuyobozi w'akarere mwamukubise nta mahano mwakoze muze tubaganize nimuzongera n'uburyo buryo bibajemo rero birangira rero abahungu bahise babataka muri ubwo buryo. Hari nimugoroba nka saa 11 hafi aho ngaho. Noneho umuyobozi w'umurenge w'akarere we yaje sangahe? We baje mu gitondo. Baje mu gitondo babanza guca mu gishanga epfo hariya. Ubundi no bahageze mu masasa. Reka tuganire n'uriya mugabo nawe atubwire. Ubundi nyiri umurenge we yabare baje gutangiza igikorwa meya w'akarere bari baje gutangira igikorwa mu kabande cyo guhinga cy'ubuhinzi. Bari biriwe ndumva n'ibigore badufashije kubiseha meya na vice meya n'umukuru wa polisi ndumva nawe yarahari bari beshi kabisa. Ubwo rero bamaze gukora igikorwa nibwo bahise bambuka baza amamodoka be bayasize hano ngo zaziparitse hano. Ubwo mu gihe twari turi ku bwanikiro bw'ibigori
nko mu saa 6 n'igice bamaze no kudukorera inama nibwo twagiye kumva telefone zacicikanye ati meya bamuteye n'amabuye imodoka barenda kuzimena ariko bo batubwira ku matelefone. Ubwo rero twakomeje gusarura ibigori koko ibigori turarangiza turabisharika nibwo twageze n'ahanga dusanga na nyumurenge baramukubise n'abadasongo bari kumwe ngo bamukubise ikintu ku munwa nyine amenyo ngo numva bavuga ko bayakwegeye sinamubonye kuko yari avuye ku bwanikiro. Niko ibintu naje sanga bimeze ngo bamukuye amenyo ngagiye kwa muganga nuko nabyumvise. Ibyo bintu n'ubundi bisanzwe bibaho, harimo abantu bagenda bahohoterwa cyane. Harimo abantu bagenda bahohoterwa cyane mu baturage, rubanda bugufiya ugasanga rurabirenganiramo. Nk'ubu nk'abantu bafunze rwose n'abantu bazira akarengane. Barakumunzuye. Ikiriko umugabo wese ubundi ntawacikaga ntawagendaga. Ubwo turabugira cyane. None si uwo muntu nyabatwu hose no muri leta n'ubundi arazwi kw'icyo kintu k'iryo nzoga z'inkorano. Si ubwa mbere abafunzwe, si ubwa kabiri, si iki, ni buri gihe n'ubundi. Ariko uwo muntu yarananiranye, nta kuntu rero tutagira ubwoba. Nose ubwo urabona nk'umuyobozi aje atugana nk'ubwo ibyo bikorwa bari baje gutangiza igikorwa cy'ubuhinzi, ni byiza pe. Ariko noneho si ukumva ngo ageze gutya ihavutse nk'icyo kibazo baramukomerekeje, havuze icyo ngicyo nk'ubwo aje gukoresha inama yavuze ati nicyo gihembo mwampembye. Heyiro wadukora nta kuntu atari yagize, ariko urumva bahise bamuhohotera nyine. Ni abantu baba barigize iki ibihazi cyane. Ubwoba bwo turabufite cyane. None se nk'ubu ngubu ashobora nko kugira gutya akavuga ati ugasanga rubanda rugufiya rumugendeyemo. Ariko nuko kuza leta kuko munzura abantu bari bo bose ahanini nuko uwo mugabo nyabatwa batamuzi, ntibamuzi. Ni umuntu ushobora kuba munari kumwe gutya umuyobozi akaza akabaza ati umugabo nyabatwa bari kumwe gutya bahagararanye. Ariko akaba atabumenya akarinda ubwo yigendera uwo mugabo akagenda. Ni nk'amagini. Urumva kuko ubwoba twebwe turabufite, nta kuntu bo baba baramubuze uwo muntu akiri ku gasozi yidedembya buri gihe. Kandi urabona umudugudu wose akagari kose karahungabanye. Nk'ubu nta wagira ikibazo ngo avuga ngo agiye muri leta, avuga yuturuka igakora. Gusa bakwakira baguha serivisi, nta serivisi bapfa kuguha. Kuko twebwe uwo muntu inzego zo hejuru zimanutse rwose zikaza tukabaho ikintu cyo gufatanya. Uwo muntu nabura tukamushakisha tukaboneka, niho twagira amahoro yafashwe. Kuko igihe atarafatwa nta mahoro dufite muri twebwe cyane rwose. None nk'ubu ngubu nturaba ko mpagaze ahangaha dushobora no guhura gutya, yaba umuhungu yaba ari nawe ugasanga ndabizize. Ugasanga ndabizize kubw'amakuru natanze. Yise rwose uwo muntu ashakishwe afatwe, kuko kuvana uwo muntu atarafatwa nta mahoro dufite. Nk'ubu ngubu nk'ibintu bye byose yarabisahuye. Mukeka ko yaba ahari? Ubu ntose aho yagiye, ntaho yagiye. Nk'ubu ngubu ushobora nko gukata gutya genuye mu bya hano hepfo gutya kuri site ya nyuma y'ano mudugudu. Ushobora nko gukata gutya ukajya kubona ukabona turahuye yigendera. Hose wamubwira ati wowe rushati wowe, wamubwira ati hagarara aho ngaho cyangwa ajya kwemeza ati reka uyu muntu muhamagare cyangwa kireka ntiwararaho. Akareka cyeka inzego zo hejuru nabura zimanutse zikagira ikintu kidukorera, ntaho ubundi akareka. Umunsi abayobozi bazi nageze hariya mu kabuga nkubitana n'umugore ubaye umukazana wa Nyabatwa. Aravuga ati abyira umugabo wabo ati nimuve mu nzira dore abayobozi baraje kandi noneho ni benshi. Muri uwo mugoroba umugabo yahise avuga ati jewe ntabwo nakwirwa mva mu nzira ati kuko bariya nta kintu ntabwo bankura. Jewe ubwanjye urambona ukomeze guhengendera ku mbago. Naramubwiye numva rero shaho ni ibyo uko nguko wowe utekereza sibyo, ntabwo guhangana na leta ntabwo ari byo. Nahubwo wigiriye inama ahubwo wava mu nzira yo guhangana na leta. Wava mu nzira ngo yagogeye ngo nta muntu wibumvana. Ahita ahamagara se, urumva ibidomoro bya kare bari babimenye ibindi bana bijyanye. Ahita ahamagara se kuri telefone aramubwira ati bari n'undi barimo bavoma amazi kongera kwenga ikindi gikwangare. Aramubwira ati icyo ayo mazi ni muyamene mukize icyo kidomoro. Ati ngaba baraje. Je naratambutse wanjye nahangaha. Ndaza ngeze kuri urugo abayobozi bari bageze ahangaha barimo batambika kuriya, yewe ca kuri uriya rugo ntanga komora nabo.
ariko umuhungu musize mu byuko nguko n'ibihanga n'abayobozi birwa n'abayobozi ahubwo wahunga abayobozi mu gihe uri mu cyaha cyangwa mu ikosa kuko ibyo bari bakoze byari binahagije ku mama. Jewe nkigera ahangaha narakomeje hano ruguru hari igihe habera agasoko nimugoroba kandi nimugoroba bajoro. Nagiye kubona mbona abayobozi bose basubiye inyuma birukanka. Babari inyuma jewe ku buryo uwo muhungu nabonye yari Patrick niwe nabonye mu muhanda ariko natangajwe no kubona je nyimana gutambuka. Nagiye kubona mbona nk'abantu bagera muri 4 muri 5 noneho bari kumwe na wa wundi uwo Patrick urumva n'imihini umwe afite umuhini gutya undi afite ikibuye cyakasha bose ari uko nkuko bameze bakubita abo bayobozi. Umuyobozi umwe yaje kugwa hariya ndeba ahantu kameze nka shitingi. Twari turi hariya tubona barimo barahuragura gengazanya mvugana abo bantu murabazi ziki abo bantu murabazi ziki kubera ko abaturage bahabye kandi baba babona uko abo bantu bateye nta muturage wigeze uhagera koko ariko bose babaga bareba banatabaza ahubwo babuze nk'uwabatabara. Hari rukasa abayobozi umukuru w'umurenge yakatiye kuri ya rugo gutya muri aka gahande aragenda witwa Patrick yafashe ibuye abari kubisa umukuru w'umurenge ari munsi ya biriya bishyimbo. Umukuru w'umurenge urumva arimo arakizwa n'amaguru nabo bagendaga rwose birukanka bahunga udafite nyine akagwa bagahuragura kubyuka n'inyagasani babakoreye ibintu bibi cyane. Hanyuma meya we byagenze bite kugira ngo meya mukuza yenda niciye hanga mu gitondo twagiye kubona tubona imodoka y'ijana ntabwo nanze icyo baje gukora. Hagiye kubona imodoka ya mbere yaraje yari ya meya. Hagiye gukurikira hahise haziraho izindi 3 zirimo na pandagare nyine ya hipo zihagarara hariya baratubajije tese ahantu bagiye gukorera igikorwa cyo gusaruza ibigori ni hehe nyine tubarangira muri zone tuzi yasaruye tubereka akayira dore muramanukira ahangaha imodoka bazisiga hariya baragenda. Noneho ubwo kwa banyamatwabo igikwangari batangira kugipima mu gitondo cya kare muri 12. Iwe ntabwo nubwo yigeze atinya wenda ko hari na leta ikomeje barakomeje baripimira nuko gena bibonaga ni nuko nabitekereza ko nanicaye ahangaha mbona abantu barahita navugana ariko se ku mutima ni koko n'abantu batagira n'ubwoba baramana leta ingana gutya bagakomeza bagapima igikwangari umutima wanjye reba n'abana se bagira abayobozi baragiye bagoma aho ngaho mu bigori baje rero kuzamuka mu masaa 7 bazamutse ubwo wenda amakuru bari bamaze kuyamenya kuko babonaga n'abantu nyine bakomeza guhita urumva muri izi modoka aho zari zasigaye n'ubundi harimo abantu bakomeza kubona abasinzi bazamuka. Rero meya yaje kuzamuka nabo bazanye baca aho ngaho bengeye icyo gikwangari bagiye kumena izo nzoga barazimena bamenye nk'ibidomoro biri ku kindi cyo bari bakirangije ikidomoro kiniki bavuze ko bamenye litro 800 sizora tumva arizo bavuze idomoro binini cyane ibidomoro babishyira hariya nayo masafuriya bamaze kubihashyira umuturage babwiye ati dukwaza ibi abaturage bitewe nuko babaga bafite ubwoba abaturage bakavuga ati ntamwe mu byitwarire mwebwe mufite ubushobozi urumva twebwe nabyo twatwara baburu bibatwaza pe kabayobozi barahanga abandi rero banyine baje gutora intwaro zabo abasore barirema bafata amabuye bafata inkoni nyirakarere yihishaga ku ngo z'abaturage ukabona ni ibintu biteje isoni ku buryo esibye ko haje kuza ubwo ariko abapolisi bo igikorwa cyenda kurangira abapolisi baje kuzamuka baranigendera na ya modoka yabo ubwo je mvuga ko nabo bahungu aricyo cyabiteye kugira ngo bataka abayobozi kuko bari bamaze kumva ko abapolisi bazamutse. Noneho abapolisi baragiye ubwo niko cya gikorwa babonye inzoga bamaze kuzimena amadomoro bari boyatware nibwo batangiye no gutera amabuye abayobozi meya urabona meya nanjye ubwanye mbahanga ariko meya nayo ndamuzi nabonaga bamuteye kuko bamuyobewe batera amabuye bihishahisha bakatakata ariko biza kurangira bya amabuye twaye ibidomoro byaje kuhava aho ngaho gute ubwo baje kwenda guhamagara wenda no polisi iragaruka hagurutse polisi babiri bafite imbunda kuri moto baje hazamo umuhungu kwanya batwa ngo witwa ngo nindera ngo ni Marine niko numva azamaza yanunze musore umushiki wabo yamuhagarikiye leta mumbyatije muti nushaka witonde iryo garo narikira hasi witonde ibintu byakomeye yahise agenda nk'igayi agenda nawe arwanya abayobozi abapolisi baje kuza abo basore babiri bamaze kuhagera
bamaze kuhagera abapolisi bo n'umundi bakomeje batera amabuye ariko babonye abapolisi baje babandi bahise biruka nayo ijambo yavuze yaravuye ati birababaje kubona nta n'umuntu urasiwe ahangaha muri aba basore bari baturwanya birababaje kuba nta muntu urasiwe ahangaha muri abantu bari baturwanya ariko ati nabyo ni byiza ati ni ati kubona abantu barwanisha amabuye none banabona n'imbunda kuko kumva koko babantu ngiye nkabona bari ngasagara n'ubwenge bafite ntabwo barwanya amabuye imbere y'imbunda akavuga icyo gihe polisi nahagera yarababonye abo bantu yarababonye yanabirukankanye gutya n'amakumaguru yarabirukangana nibagira icyo babatwara barabacika n'umundi bitewe urabona kwirukanka ahantu usanzwe uzi sikimwe no kwirukanka nawe atahazi hari igihe ajya akora karagiye kugwa muri ngoti mubi kandi we wawukatiye bigenda uko nguko cyakoze abo basore bo muri urwo rugo n'abagenzi babo wenda b'amashuti yabo bakoze ibintu bibi cyane ubwo meya yarakubiswa arataha na nyine umurenge azogaruka nawe arakubitwa we yari no kuhagwa agize amahirwe tugeze amahirwe tubana wenda abagenda nawe kugenda ariko urumva bari bamumugaje urumva kugira ngo umuyobozi aze atari yakomerekeye mu mudugudu kandi yaraje kudusura yewe numvise ko bamukubise ibuye ku munwa numva ko go yakutse amenyo bamwe bavuga karabiri abandi bakavuga karani n'ubu ngubu twebwe tuzi kari kwa muganga niko twumva nyuma yaho ibyo byose bimaze kuba abayobozi baragiye nyine turara twebwe umutima abaturage nta mutima bafite tuvuga ati abantu bakoze ibintu bibi cyane dore kare barwanyije meya none barwanyije na nyine umurenge ntabwo abantu bari bubone aho barara yakoze twigumiye muhungu uracya bukeye mu gitondo mu masaa 8 za nijoro polisi bari batangiye kugera inahangaha babyuka barababonaga mu gitondo cya kare abapolisi nanjye narabyutse henda babona kuko umuntu wasohoka bakamuhamagara ati ngwino hano agera hariya ntabwo yongeraga kuhava umuntu abantu barabarundanya babageza nko mu bantu wenda bagera nko mu 100 cyangwa 50 barabarundanya yewe bakanyura ahangaha akabegeye bamamagara ati nawe ngwino muzehe babona amaguru turabona nimere gutya bakambwira ati we komeza wicarira ntiyicarira cyakoze hari hasi nahageze ariko nabaga mbaruza aho abantu bari abantu nyine barabafata bakabakira amapingu babashyira hariya ariko barimo bashakisha iki bari nyine bene gukora icyaha n'ubu ngubu kuba bakira aho ngaho ni babandi bagishakishwa bakibashakaho n'amakuru yo kuva zango zibiri yewe nuko nguko mbyumva bakatubwira ati twebwe abayobozi bakatubwira ati twebwe mwushinzwe wenda uri musa nyine umurenge wa Gatoya sinzi uko nambese amwita uryagoye akavuga ati jewe naje ndimo mbatangira ubuvugizi ati nangaha nta miturire ihari nta myubakire yari ihari ati je naje nereka nyirakarere ukuntu nubwo nangaha nta miturire ngihari ariko ko abaturage batuye hari umudugudu mwiza arimo avuga ati ko bagomba no kubahana amashanyarazi none mu muhembye inkoni ati ubwo rero tubu ati nta kindi kintu cyiza na kimwe cyazabageraho ati habe namba ati mbega nta kintu na kimwe cyiza cyabageraho ati genda bavuga neza none iya neza ahubwo umuyobozi unkuriye mu mushake inkoni ubu ngubu turi mu gihirahiro kuko twumva dufite n'ubushobozi wenda twanatwimurwa kuko uno mudugudu wavuzwe nabi cyane mu buryo buhagije kandi kubera abo bantu nta mutekano habe na kuko nk'ubu wumva nk'uko twakubwiye ko turimo tuvuga gutya urumva nimba bakiri hafi ahangaha turabiryozwa ibyo turanabizi turabizira ibyo turanabizi ubu ngubu nimba mbivuze uko nguko genda nko kwitanga n'ubundi kuko genda bizi urumva nimba bari hafi ngomba nuko yarapfuye twamenye ko bafashwe n'uwaryama yaryama cyangwa n'uwagira ibyo imikorere wese yabasha gukora ariko mu mwanya batarafatwa twahoze mu nama tuvuga ati kuvana batarafatwa timumenye tubu eti babanu na yasura bari bafite eti buno nose yo bagifite eti umwe mugomba no guhura akwayana kurangiza eti kuko nawe yabuze nawe buno aho yagana kandi koko yewe ejo bundi uyu munsi uri ku cyumweru kwa gatanu numvaga ko umugabane batwara akiri intangaha numvaga abamubonye babivuga kuko niyo nka bavuga niyo nka ni nabwo yagiye
inka yitanze ryari kuwa gatanu iyo nka nibwo yagiye kandi igenda nyirakarere inka yari yasize ayisinganishije avuze ko nta n'ikintu kiba mu rugo kwa Nyamatwa cyangwa mu isambu kwa Nyamatwa kigomba kuhava ariko ubu ngubu muri aka kanya numva ko ibintu byose ngo babimazemo n'umundi ari byo mu nzu nibyo ku gasozi ngo byambutswa bijyanwe wenda mu kandi kaye muri Gisagara bivuge ngo n'ubundi ari hafi aranyaruka kaza yaraza kuko ejo bundi yarahari arazatwara n'ibintu ejo bundi yarahari ndetse sinzi ubundi waba yaratanze amakuru polisi ngiye ko nabona pandagari iraje hari hajemo abapolisi benshi cyane ngo barabirukankana ntabwo nanone babarashe nta muntu barashe icyo gihe ngo barabacika ngo bambuka ishyamba zambuye kugira ngo umutekano twasaba kugira ngo dutekane cyo twasaba imbaraga izindi mbaraga urwo rugo n'abantu babo bagashakishwa n'abakoze ibyaha n'ababakurikiranye bamwe na bamwe bafite inkoni bamwe namwe twarabonaga bagafatwa bakabanirwa na shefu wabo ari we nyir'urugo bagenderagaho ubundi abayumva ari we ubutunzi bwose abantu bose bigakona abayumva ubutunzi bwose bwabo bwe kuko aho mu ishyamba yapimiraga habaye ikibuga kandi ubwo mu ishyamba yarahamaze wenda nk'ibyumweru nawe ibaze nko kubona mbere yapimiraga mu nzu ugasanga no na televiziyo yarareba niyo mpamvu twavuze ko na Nyirakagari abifitemo uruhare nawe ibaze kuba baraciye ibintu ariko n'umuntu agapimira mu nzu iwe ugasanga ni igiterane hose na televiziyo abantu barirebera nk'uko bikwiye kandi nta handi hantu bikiba numva nk'abantu baturutse handi kure ntabwo ari abina bazi ngo gusa n'abaturuga hariya mu kandi karere n'abaturuga mu kandi karere hariya nababonaga aho ngaho najya kumva ngo baravanga ibi bintu nguzi ko na handi hantu wabibona muri aka karere aho mu ishyamba hageze wasanga hari ikibuga kagira ngo ni nk'isoko ry'urugogo ryaharimira ariko Nyirakagari akabigiramo uruhari mu buryo bugaragara kuko je mbona ko basa ngaho barakoranaga kandi Nyirakagari yitwa numva ngo ni Shyerezo numva ngo ni Shyerezo mu bayobozi nabonye Shyerezo yatube nta muyobozi nabonye wari urimo kuko nambe nabandi benda bo babikoraga ariko nk'ibyo bikwanga rero babikoraga ariko bo bihisha urumva ariko no ku buyobozi bwa Shyerezo we byari kumugaragaro turage hajya nabe yavuga bagira ngo uravuzwe ukaba wahava nabi kandi wenda wanahagiye ujyanye n'amafaranga yawe ko nabibona gusa icyo dusaba no gusaba wenda ubuvugize ko mwatuvuganira abaturage tukavanwa icyo cyashi kuba ntacyo twakoze wenda ngo tutabare abayobozi ntabwo gutabara abayobozi n'abafite imbunda barimo bariruka we muturage ujya imbere y'abasore nk'uko nguko kandi utekereza ko abayobozi bamara kuhava baba n'undi musigana wowe ukabura aho urara naho wagana nuko nabibonye mutugire ubuvugizi abo bantu bakurikiranwe ariko abaturage n'umudugudu wacu we ukomeza kwambikwa wenda ikamba ribi kuko byatewe n'urwo rugo rumwe ibyo bintu byabaye birakabije kuko urabona urwo rugo sibye no kuba rwarakubise abayobozi ni ibintu bisanzwe ni abantu bazengereza umudugudu utavuga utakoma ushobora no kubohereza umwana guhaha bakabimwambura si n'urugomo bakoreye aba bayobozi gusa n'abaturage duturanye bararudukorera icyo dusaba ubuyobozi butureberera ni ukutukorera ubutabera bagashakisha abo bantu kuko igihe bataraboneka natwe nta mutekano dufite ubusanzwe n'abanyamahane ni ibisanzwe ntabwo ari ibintu byabagwiririye byagenze gitubundi uko byagenze nyine urabona ni abantu batoye bakora inzoga zitemewe noneho rero Nyirakarere yaje gutangiza igikorwa cyo gusaruza ibigori yumva ko hano uwo muntu yari atuwe azwi ko asanzwe akora ibyo bintu avuga ati reka mpace njye kureba uwo muntu ugikora ibyo bintu igihe haje rero kuko n'ubundi ngo bari bamye bakora bagiye aho ziri barazihakura barazimena bamwe bamenewe ntibabyakiriye ahubwo bitabaje imbaraga zabo bajya kurwanya ubuyobozi meya baramurwanyije ikigo nyir'umurenge agarutse n'abadasongo baze yenda babe bakoresha inama babaze cyabateye ibyo nkaho bagumye hamwe ngo bumve icyaje bashakira nawe bahise bamurwanya amabuye aravuga inkoni ziravuga ibintu birakomera wakomeretse bavuga ni nyir'umurenge n'umudaso waguye hariya bakamuhondagura nibo tubasha kumva baba barakomeretse ko niba n'abantu bo ubwabo banivugiye kuko nge ncuriza hano mu gasoko nari mpara ari ikigoroba tuyibonye biraturenga noneho umwe muri bo yaravuze ati ngewe icyo nshaka tumubwira ati ibyo ni ibiki mwasizeho
umwe yaravuze ati njye icyo nshaka ni uko uyu mudugudu wose uraswa, undi aravuga ngo ntimuturuzi se ngo muzadutange. Harimo n'undi wanatukanye, uwo watukanye yanafashwe mu bagiye. Dufite impungenge kuko ushobora kuba ukorera no mu mirima cyangwa se ukorera no mu gasoko nk'aha nk'uko mvuze aya makuru ugasanga ndahasize ubuzima, ni ukudukorera ubuvugizi abo bantu bagashakishwa. Dufite ubwoba bukomeye kuko n'ubundi abo bantu batuwe ari abantu batavugwa, nimba uvuze umuntu waho urakubitwa cyane rwose. Inzego z'intuza zishinzwe umutekano zikaba zihari kugeza bafashwe, ugasanga urikorera nk'ibintu bakakurwanya. Noneho igihe cy'umugoroba wagera uwo mumama bamumenaguriye ibirahure, bamumenagurira amategura, ni ibintu birebire, ni abantu batavugwa. N'ubu nanjye mbivuze ubwo nyine byarangiye, shobora kuzabigenderamo, ariko n'ubundi nta buzima budapfa. None se wabura kuvuga ikintu kukizi? Ntabwo wabura kukivuga. Rero harayobowe, ariko ni ukuvuga ngo iki kintu tugenderaho cyo kuvuga ngo nuvuga ko ari runaka uragirirwa nabi, ibyo nabyo bikaba imbogamizi. Noneho nimba umukuru w'umudugudu ahaye amakuru nyirakagari, urumva niwe ugomba kuyatambutsa akayaha nyir'umurenge, nyir'umurenge nawe akayaha nyirakarere, none nyir'umudugudu agatanga amakuru akahera mu kagari ntaharenge. Byapfiriye ku kagari, byarahapfiriye ku buryo uwo muntu kuba yanakoraga, hari igihe nyirakagari yabyutsaga umutekano na mudugudu baha n'abo mu yindi midugudu ashinzwe bakajya kumena ahandi, aha ntahaze. Umwanzuro rwose ni ukutuvugira bikagera kuri byagera ku mukuru w'igihugu. Turasaba ubutabera kuko abaturage turaharenganiye. Nk'ubwo urwo rugo rwangaje ya feri baraza batwara abantu benshi, n'umuntu wirirwa nko mu kazi agataha nijoro akaza, bose abantu batwaye ababyeyi n'abana babo, batwaye abasaza, batwaye abagabo, kandi bazira ubusa. Ba nyir'icyaha ubu bibereye ku mudendezo barimo barigaragambya. None se ubu njye utanze aya makuru nshaka kujya kwahira hano hepfo bahantegeye bakahita banyica. Barabaye bakubise abayobozi, ariko abo bantu niko batuye bameze, byabanje ku muturage, bivuye ku muturage bijya ku muyobozi, kuko ari igihe bamuhohoteye, bapimaga izo nzoga z'inkorano. N'ubundi sinamenya umuntu waba warambeshyeye, ndi umujyanama w'ubuzima muri uno mudugudu, naba ngiye nko mu nama ku murenge, nazansanga hari icyabaye bakantangira amakuru ngo nagiye kubatanga. Baraje badutera amabuye, barabanje bohereza umuntu w'umusore, araza asanga mu rugo, nkubita umuhoro, barankubitagura njya kwindiruka, njya ku irembo, bankubitagura imihoro, bankubitagura ibibatira. Ubwo ngubwo abandi batera amabuye, barabadutera amabuye, duhamagara abantu ubuyobozi, tutabaza ubuyobozi, buraza babatera amabuye, abantu babura uko babigenza. Cyakora nitabaje guhamagara nomero Z112 ndazitabaza, numva ni urwego rw'igihugu mpamagaye, bati twega urwego rw'igihugu duye polisi kwegereye, mbabwira mbazi, barabahamagara mu komanda waho, baraduhuza. Nabo bagerageje guhamagara nyir'umurenge ahamagara nyirakagari, cyakora barahageze, baraza basha guhosha intambara. Ariko nabwo uwo munsi wa mbere basibye, undi munsi wa kabiri baraza barabadutera amabuye, barahasenya neza, baraharangaza. Noneho turatabaza mudugudu, ahamagara ku murenge, ahamagara inzego zose. Nuko rero nyir'umurenge yabaga atari ko se ni gute ahantu hari abagabo 200 umuturage bamukubita bakamwica, mwebwe mwashyizemo imbaraga zanyu? Umva, umukuru w'umudugudu yakoresheje ibishoboka byose, abwira abaturage, barahaguruka, baraza barahagota, basanga abandi nabo barahari, barabatera amabuye. Habura umuntu ugeze ngaje kudutabara, bakamutera amabuye, ugeze ngadutabara. Umva, ibi bintu bikomeye cyane. Ubwo abantu babibonye batyo, bamwe bakihungira, abandi bakihungira. Cyakora nyine twagize inzego zikomeye zaradufashije, inzego z'umurenge. Nyir'umurenge yaraje arahaba rwose, arahaba. Uwo bitagangiro usanga yaragiye arabakurikirana, arabararira, bamwe arabafata, barabahana. Sibye ko baje gusaba imbabazi, bacyakora bahaye 100 byo bashyujemo ibirahure bifite agaciro k'100, tubagirira imbabazi. Nuko ubwo rero byarangiye, n'ubundi
bakomeza n'ubundi ayo mafaranga bacyurirana bumva ko ibyo bakoze batananyuzwe. Nuko nibwo rero bumvise abantu baje kureba izo nzoga z'inkorano babagirira nabi cyane. Jye sinari impari ariko naje sanga bakoreye ibyamfura mbi. Cyakora iby'umurenge byo nibyo bashije kubona nari impari. Baje naraje nsanga nagiye mu mahugurwa nje nsanga barimo baravuga ibyabaye bya meya byabaye. Ubwo abo bayobozi b'umurenge baje nko mukuru w'umurenge yaraje yahamagara abantu muze mu nama, agiye gukoresha inama bagira ngo bahumurize abantu barebe n'ukuntu bafata ingamba z'abo bantu yenda batanga n'amakuru. Umva bamukoreye ibyamfura mbi, bamuteye amabuye, babatera amabuye, bari kumwe barabirukankana. Ibintu byabaye muri umudugudu ni indengakamere, bararengereye. Babikoraga n'ubundi nibo babikoze, nibo banteye n'ubundi iyo kipe yabo basore abahungu b'uwo mugabo nibo babikoze n'ubundi. N'ubu twabyukiye mu nama y'umutekano dufata ingamba zo kugira ngo dutange amakuru, buri wese ashishikarizwa gutanga amakuru. Nihagira umuntu uboneka atanga amakuru. Meya yaduhaye nomero ze, dufite nomero za nyir'umurenge, tugatanga amakuru, dufite nomero z'inzego zindi. Ubu niwo mwanzuro twafashe. Amarondo akararwa bakataka nijoro bakareba ku manywa, tukataka umbonye umuntu agatanga amakuru. Niwo mwanzuro twihaye. Ijoro ryo gushyingiza umwana w'umukobwa, noneho ubwo nko mu gihe muri iryo joro ryo kugira ngo umwana abyuka ajya gushyingirwa, ni Imana yakinze ukuboko, byari ngombwa byo kubyuka dushyinguraho kugira ngo tubyuke dushyingiza. Ubwo hari umudije wari waje kuducurangira, bagejeje nijoro barikora benshi cyane, barikora baraza badutera amabuye, ibirahure baramenagura, ibyuma by'umudije yaje gucurangisha baramenagura. Twaraye duhagaze, twaje gutabarwa n'inzego z'umutekano. Cyakora na nyobozi z'umudugudu baradutabara, duhamagara polisi ku rwego rw'igihugu. Polisi nayo yaje guhamagara polisi mu rwego rw'umurenge, baradutabara. Ibirahure rero byamenwe, amategura yose nigeze nyabara, ariko ibirahure baraje barabisubiranya. Baje ari nk'igitero, ari abana b'urubyiruko gusa, nta muntu mukuru wari urimo. Abantu bakuru nibo baturwanyeho, baradutabara. Nibo bagaragaje abo bantu kuko jye sinari mbazi, twari twahunze twanyegeye, ariko bafata umwana umwe akavuga undi bari kumwe. Nabo ngabo abo b'uwo mugabo bari kumwe muri ibyo bitero. Urabona ko ino hano ejo bundi habaye ibintu by'indengakamere, kandi biba bitejwe n'umuntu umwe. None umudugudu wose wacu uri kubyishyura. Ubwo rero yenda agiye nk'ikintu numva yenda agiye nasaba yuko yenda ubuvugizi mwadukorera, yuko wakoze icyaha yagihanirwa, abo bandi bazira ubusa bagataha bakajya gucira inshuro imiryango yabo, kuko harimo abantu rwose bazira ubusa n'iyi nzoga batengwaga kandi bakaba bafunze. Ni muri izo hano niho yengerwaga ariko igacururizwa mu ishyamba. Abantu bagiye batanga amakuru, abantu babivugaga, abo ubuyobozi nabwo batangaza nk'inuze nk'inama, bata abantu barimo barinywera inzoga aho bita kwa Nyabatwa.